Amakuru wa Okay, amakuru ni meza. biragenda. Okay, nyine ni kwa kundi nyine ni iby'iki gihe tu ariko ntacyo byari bitwaye. Ese ko mbona ugaragara byacanze wewe ntabwo uzi ko iki ari cyo kunezerwa. Okay, nibyo Bimeze bite? uruhande rumwe nyine umwaka warangiye twatangiye undi. Ariko ni imyaka irimo yegera hejuru. Mbega ubuzima ni hatari man. Ntabwo biba byo. Cyangwa ushaka kuvuga ngo ni ubuzima buragoye. Ubuzima? Ngemba mbona birenze no kugorana kabisa. Reka nkubwire. Ukiri kukigendanye n'ubuzima. Nigeze nahura n'abajama rero mbasanga mu muhanda ari abantu b'abasore bageze muri bangaye baterana ibipfusi barimo barwana. Ndavuga ariko sha. Aka kanya imbaraga mwe muracyagira imbaraga zo kurwana. Ubona abantu imbaraga zikubazikuraye. None reka mbabwire. Jewe izo mfite ndazikoresha ngo mbone ikintu cyantunga n'umuryango wanjye zikambana nkeye. None mwe mwasabuye nizo kurwana. Abajama ariko wahita bumva bacanze makara. Bahise barekurana babatisha wa mugani. Izi mbaraga turi gukoresha turwana no guhaha ari ikibazo muri kino gihe. Cyangwa bari hatari. Shaka ubuzima burakomeye. Imibere ngo nimba ari ikintu kigoye kuri iyi si kubaho. Okay. Neze shaho ikibazo Kubaho ibijumba ntibikera. Ariko ubone byatewe n'iki? Kandi ifumbire ihari imborera cyangwa ntimugikoresha imborera. Imborera se N'ubutaka bwashaje nega ngiye nekeza ko n'ubutaka bushobora kuba bwarashaje. Kuko uburyo ibintu byari bimeze kera biratandukanye. Ariko se wa mugabo ngiye mbizi neza. Ngiye maze iminsi nibaza ndabaza se ni isi yahindutse nitwe abantu twahindutse byagenze gute? Abantu bashobora imibere ikomere cyane ku buryo n'abantu no kwizerana tukinizerana none ubu nta muntu ukinizera mugenzi we. Dushobora kuba twararakaje Imana nayo ikaraka. None se marizo nayaye Imana ibifite mu biganza byayo. Uko izabikora ni oya giye Imana nyemera nk'indenkenisi. Ifite kuza bitekeneka. Imana rero mu butekinisiye bwayo ni igerageza ahubwo yongereye uko yatugenza. Yarabigenze yabahaye isi. Sibyo? Imana yaduhaye isi. Iduha n'ubwenge bwo kuba kuri iyo si. Ituremera ibyo tugomba gutunga twese. Abo ni wasanga bamwe babyikubira. None ubuzima bugakomerera bamwe. Cyangwa ariko se araborohewe basi. Ugendanye no kwikubira. Ako kantu ko kwikubira ko hari byasho. Gute se umuntu ashobora gutunga miliyari umuntu atagira n'igice? Undi akaba nta gice afite. Akaba afite n'imbaraga azinduka kare akora afite umutwe utekereza afite umutwe wikorera. Noneho umuntu mwegeze kutuvuga ati ukina gute ufite umutwe wikorera kugira ngo avuze ibintu bigendanye wenda no kuvuga ngo byageza nga nimugoroba umuntu akajya gushaka uburyo ki yakaraga nk'umutwaro w'ibitoki cyangwa se ibijumba kari. Ariko naje gusanga atari cyo yavuga. None hari abantu baryamiye abandi. Ubweze rwose hari abaturyamiye. Ntabwo ibyo wenda nahita mbyinjira. Buretse utanze urugero avuga ngo umuntu gutunga miliyari y'amafaranga undi akabona n'igicera akaburara aje akaburara n'ejo bundi. Urabona iyi si mu biganza byayo idafitwe na bamwe. Hari umuhanzi wigeze kuba muri iki gihugu witwa nde? No muhanzi yaririmbye indirimbo ivuga ngo muri isi habamo byinshi by'amayobera. Ibyose biracanganye. Ni amayobera gusa. Ari umuntu ugasanga oya reka buretse. Noneho ngo abavuga Imana ngo bayihuza n'ibyo marangamutima yabo ashaka byiza bakabihuza n'Imana. Noneho nanjye ndavuga ngo ariko abavuga Satani bamuhunga bakurikije nawe ibyo bashaka guhunga. Aravuga ngo mu buzima habo icyakora nemera ko mu buzima habo byinshi by'amayobera. Sindi buvuge ngo abo bantu batunze amamiliyari baryamiye abandi kuko sinzi naho bayakuye. Ariko se buri wazakore ngubu tukabona bakoze isaranganya ry'amafaranga. Ibyo bintu byihorera ba nyine baguye ibyo bintu umva kubwira abayeho isaranganya ry'amafaranga batakumva ba Bill Gates baguhitana ku mafaranga. None se ko bamwe baza gupfa abandi bagakira. None reka nkubaze
ibyo bintu ubivuze ahari ntabwo wenda ndi bukubwire nabi. unyura kuri bamwe ugasanga bararira bavuga ngo imibereho yakomeye abandi ugasanga ukumva baranezerewe urumva bavuga ngo yinjije amamiliyari ku munsi none ugasanga undi we wo gukena yakennye bikomeye bimeze bite bigenda bite amaherezo y'ibintu nayaye oya ubundi abakire iyo baba bakiraga ariko wenda bakaba bati reka tugerageze turebe ukuntu twaca n'inkoni kuko uburyo bwo kwinjiza amamiliyari sinabukubwira ariko cyangwa bazatubaze ngo twakize muri ko twese twaje kwisi twambaye ubusa nacyo ni ikibazo ashobora kugira cyangwa kubaza ko twaje kwisi twese twambaye ubusa rero hari uburyo abantu noneho basigaye babitekinika umuntu akaba ati yabona wenda wifitiye amafaranga waragaramye umeze neza cyane akaba ati umuntu ajya ikuzimu agatangira kugubeshya ariko ikuzimu nta kintu ikuzimu ni ikuzimu wenda ntabwo mbizi njye ndi kureba kuri mitungo umuntu ufite amamiliyari y'amafaranga kandi yaravugiye ku mezi icyenda nk'ayanjye nk'ayawe ugasanga wowe cyangwa njye turaburaye bimeze bite bigenda bite umva nkubwire ni ugukora cyane ntabwo ari ugukora cyane bigenda bite ntabwo ari ugukora cyane ahubwo hari abantu badutanze buriya umunyarwanda yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ugutanze ngo agutanga intore ugutanze mu kibo agutanga intore bariya bajama batangiye gukora basanze base na basekuru barakoze kera ibyo noneho basa n'ababyubatseho uruzitiro ikibazo abo basekuru kandi nta basokuru dufite bararangaye basokuru bo bararangaye buretse rero noneho ni uburangare ntekereza ko bishobora kuba natwe ni uburangare okay aka kanya uramutse urangaye no gupfa wawe none se ahubwo kubera ko bya bintu abantu bafashe kera bakangutse kera bakabizingata bakabigira ibyabo babyubatseho uruzitiro niyo mpamvu tugenda dutoraguraho utuntu duto hirya iyo bigatuma tuba none se icyo kintu ubwoba ni kimwe kuba dukennye tunegera imana cyo si ikindi kibazo ubushobozi bwo kwegera imana bwo mbona ari hatari uburira iki twese imana reka nkubwire imana wayegera imana nifite aho ituye ngo wenda tuvuge ngo twebwe ubwo biducanze reka wenda tujye nka Rwabusoro cyangwa tujye n'ahandi dusange iyi Imana tuyegeye none se waremye isi waremye isi Imana niyo yaremye urakoze cyane kuki tutayegera ngo dusuze kuri iyi si neza Imana iratangaje wa mugabo ntabwo twarayanze rero oya ntabwo Imana ahubwo ngiye mbwe ngo ninegere Imana kandi ijambo ryayo nizere riravuga ngo Imana isi ni intebe y'ibirenge byayo ubwo bivuze ngo naho nicaye ku birenge byayo nikore mu mufuka izana amafaranga kandi ntabwo njye kuyakorera abakire ntabwo bari kuyaduha baduha dukeya nanjye ikibazo ndi kwibaza ni kimwe tugiye gusenga Imana tubwire Imana ngo Mana dufashe abisaranganya ry'amafaranga reka nkubwire amafaranga turasaranganye ku isi twese ahubwo urazi ibyo bintu bamuseba icya mbere umuntu afite amafaranga abakurusha ubushobozi bivuze ngo ubushobozi bwose isi ifite buri mu biganza by'abakire ni ukuri pe kugira ngo tubakure mu ntoki turabigenza dute agombye ukuntu agira imodoka 8 zo kugenda nukuri kuba ntabwo umukire wamukura amafaranga ibyo bintu byihore oyambwira ukuntu agira imodoka 8 zo kugendamo we nta n'ipine ry'igare ubundi urazi mbwira ukuntu umuntu agira ibibanza 50 sibyo wowe nawe ushyira umusaya warahabuze njyewe ndinze ngana ntya kandi wajya kureba mu myaka ujya ugasanga muranga cyangwa uranamuruza barabijyanye byose njye nta na kimwe na nifite kandi kukimuvanamo yakwica pe k'imibereho igoye iragoye ariko turabigenze gute inama ya nyuma ibi tuganiriye gutya hari abandi bazumva iki kiganiro bumve ko imibereho igoye kuko banadusesengure kurenza n'ibi ngibi ese bo twabagira inama cyangwa se twakugira inama ki twebwe isi iragoye tuyibeho ati icyo ni ikibazo kigoye kukimbaza agiye nyine sinashobora kugisubiza ahubwo ba bantu baza ku nshuti ya Bose TV nibandike message reka nkubwire badufashe buretse nje ko mbyumva wijya kure turabaha inama ariko muvandi turayiba ariko reka mbanze nkugaragariza igitekerezo cyane ku nshuti ya Bose TV nibandike message commentaire bashyiriho amakuru comment atubwire cyakora bavuga ati cyakora bigendanye n'ikiganiro kugira ngo isi tuyiho twese neza nibura abakiriya ko tubakura amafaranga tubiho oya twese tuyibeho neza byagenda gutya rwose urajya kure ugasanga bazabyandika babiri amazu meza n'ay'abakire
ninde utuye heza n'umukire ugenda mu modoka nziza n'umukire. Abantu rero bazajya comment bazadufasha. Kandi mwese mwaje ku isi mwambaye ubusa. Ntabwo twaziye rimwe. Mwaziye rimwe. Wasanga namutanze kuhagera. Ariko noneho twese twari twambaye ubusa ntacyo dufite mu biganza. Okay, nshobora kuba namutanze kuhagera. Ariko afite se wahageze kera. None se data we papa watubyaye papa wambyaye ntabwo yarahari muri iyo se. Icyo ni ikibazo umuntu wese yakwibaza. Kiragoye. Ariko ubwo byagiye bigenda biti kugira ngo dusange imitungo ifitwe na bamwe ku isi. Okay, reka twe kubitinda. Baturushije ubwenge se byashoboka. Ariko niba kugira ubwenge se kwari n'abantu usanga ari imita ariko batagira amafaranga. Nicyo kibazo. Ngewe reka ngubu hano. Nigeze naturana n'umugabo bari baramwise padiri. Ariko siko yitwaga uko buryo ngo abakiriya n'uburyo batera mu mwako. Nabyirutse mbyumva abantu bane abakiriya niba umva amusore. Nabyirutse mbyumva. Hari ukuntu umuntu niba mu bantu bagiye bacena nyine bambe tega amatwi. Uwo mukire amwitaga padiri. Yari umukire pe. Ariko kumwita padiri ntabwo ari uko yitwaga padiri. Ahubwo ngo yari umuntu aburi abakire. Umva ntabwo mbizi. Icyo akora bazadukurikira ku nshuti ya hose TV. Bazadusobanurira wenda uburyo bazabidufasha. Ariko nkubwije ukuri ngo abakire batera umwaka. Gute? Hano bitwaga Habimana bakamwita Habingomoke. Abantu biki abo ngabo iyo nivuga nyandagazi y'abantu niba abantu benshi bagiye bakina muri gihe cy'abakera. Kutisunga abakire ngo bajye inama ngo namufate ukuboko aho bakagenda amubwira nk'ayo magambo nk'ayo ngayo yose. Ikibazo ntago ari ukutabizera. Nukutabizera ngo begeye n'abantu bacu turabakunda cyane. Ni beza. Ariko akantu nyine nkako ngwenda mu buryo runaka. Ariko okay. Icyo nibishaka kuvuga cyane tuze gusorezaho tuzabona amafaranga gute. Reka dukore mu masegonda make buri muntu wese avana amaboko mu mufuka akore. Niba ufite n'umutwe wikorera, niba ufite n'amaguru ugende, niba ufite n'ibiganza umva nkubwire amafaranga n'inshuti yanjye. Ariko ikintu nizera cyo ngiye nizeye cyamba kintu tanamva nuko nzi neza ko byose tubona muri iyi si tubihabwa n'Imana. Imana rero ariko se bata n'ubwa mbere tuganira ko n'ubushize ubizi ko twaganiriye. Abikubwiye ntabwo Imana igira amafaranga afite ngo ahantu akorerwa niba ari muri hehe akaza muri Beneri. Imana n'amafaranga byo bitandukanye. Ahubwo Imana yisenguye isabe iguha imbaraga zo gukorera amafaranga. Ibyo ni ijambo nsubiyemo. Ahubwo muri iki kiganiro wenda dufite reka tubaze kuko twebwe iki kiganiro dufite kiba kizanyura ku nshuti ya bose TV. Abantu benshi bazakibona. Reka twinginga buri muntu wese uzumva iki kiganiro akande subscribe akomante. Ubwo bivuze ngo kuvuga ngo ese kuko amafaranga singe wayabuze wegenye n'inshuti yawe n'abandi bose abantu benshi barayabuze. Ntabwo tuyabura gute kandi ari ku isi? Nuramukuvuze twese ikibazo nyifite tuyabura gute kandi ari ku isi? Aho nta baturyaniye ni ikibazo n'abari nta muntu waturyaniye. Tuyabura gute kandi hari rero hari abantu bazi kuyatoragura bakoresheje bitandukanye. Abantu bazi imitwe ya danda uko twese dufite umutwe umwe. Twese ntidufite umutwe umwe. None uko ahari abiza ibintu bya chimique byo kuvanga n'iki bikabyara amarangi ibindi bikabyara amatibe ibindi bikabyara iki ibyo bintu warabyize. Oya niba ndarabyize mfite ibindi nize. Ahubwo reka tujye ku ishuri. Tujye kwiga se? Ese ubu ntitwasubirayo kwiga gushaka amafaranga se? Bangiye kwiga imyaka yanjye yararenze ndi gushaka amafaranga. Rero buriya nari nzi ko umuntu yiga ashaka amafaranga. Wenda bakani uzaburiya gangenda ni. Umuntu yiga ashaka ubumenyi. Yego. Ntabwo umuntu yiga ashaka amafaranga, umuntu yiga ashaka ubumenyi. Ubumenyi ariko buguha amafaranga. Bwa bumenyi buguha akazi. Akazi kaguha amafaranga. Reka rero ubwo dushaka akazi. Kugira ngo tubone amafaranga turi gushaka akazi. Dushaka akazi. Ngaho rero cya kabiri tunizere n'Imana. Imana yadushize ku isi ku by'amafaranga Imana yivuze. Ahubwo tuyo tuyibaza ngo wadushize ku isi kugira ngo imibereho idukomerere. Umva nkubwire. Cyangwa se ku isi kugira ngo imibereho itworohere tuyibeho byoroshye. Okay, turi gusoza ikiganiro. Tunasorezaho ibintu bigendanye n'Imana ku mafaranga. Reka tubyihorere. Kubera iki? Imana ni urukundo. Kandi Imana ntirobanura ku butoni. Kandi Imana uko yari iri